Yeah, what's up guys, umeze neza ndacyakwa ibintu ari fresh hirya no hino twongeye twatembereye. Iyi ni televiziyo The Most Talent TV show. Murabona ko dufite abanyempano benshi cyane, tumaze iminsi mu bagitariste. Ebana abagitariste burya ni benshi cyane mu gihugu cyacu. Umunyamakuru ni Kirizo nkuko mubibona hano, turi kumwe n'undi mu gitariste. Ariko mbere na mbere mwibuke gukora subscribe kugira ngo mukomeze muri n'andi ma videos menshi cyane ku bantu wenda bashaka kuba barebye iyi video ari ubwa mbere. Hari n'izindi nyinshi cyane ziri inyuma. Ebana mwibuke gukora subscribe kugira ngo n'izindi muzibone. Hari n'izindi nyinshi cyane ziri imbere. Ariko mbere na mbere ko dutangira, reka umutumirwa wacu abanze atwibwire mbere na mbere. Gwara twibwira mu buryo ashaka, mu buryo bwa gihanzi nyine. WhatsApp ni wowe narotaga, ni wowe wari inzozi zanjye, wari indirimbo nkunda kumva, my baby. Since you leave me baby, never take a breath again. Ndarira nkiyoza, navuga nkiyumva, ndarira nkiyoza baby, navuga nkiyumva. Reka nizere ko ahuru ntekereza, kuko nanjye aho ndubu njye mpora nkuzirikana. Reka nizere ko ahuru ntekereza, kuko nanjye aho ndubu njye mpora ngutekereza. Ay, 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 ese rukundo uzagaruka. Ay, 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 twibutse ibihe by'urukundo. Ay, 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 ese rukundo uzagaruka. Ay, 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 twiyubakire paradizo. ya watangiye bwa dukurikiye, utangiye wereka impano yawe ariko banakumenya amazina byo bya best. Okay, murakoze. Amazina ni Easton the guitar, so nkaba ndi umugitariste, nkaba n'umuririmbyi, ya byose ndabikora. Easton the guitar. Ese kweki wese mo kuba wakita ko kazi no kongera no guitar? Okay, murakoze. Impamvu nagahisemo cyambere ni keza. Ndabeshya se ni keza, so kongera no guitar nyine. Of course ndi n'umugitariste, ariko n'ubukora akazi ugashaka kunakitirirwa noneho kakajya mu mazina yawe. Yeah, kuyambega umuntu wese ajya kumva ajya hitana namenya n'icyo ukora. Voilà kabisa. Narakaye mu ndirimbiye kakari keza dutangiriye, ariko se nka inspiration zako azikuyagana? So murakoze. Iyi ni indirimbo nanditse nyiga high school, so nyifatanyamo n'undi mugenzi wanjye w'umukobwa witwa Easton, turimbana mu bisanzwe. So rumva story irimo nuko umuntu yakundaga undi aza kugenda, ariko batandukanye byo gutandukana, break up. So arya kure yiwe mu gitekerezo cyo akaba yibaze se azongera agaruke bongere baciringe nk'ibyo. Nyine inspiration zo kubatekereza ngo reka nandike kuri ngo nutekereze se ngo reka ndirimbe ndi mukobwa yuko mukunda, cyangwa se mvuga yuko twatandukanye. Inspiration zo kuvuga ko ashobora kuba yaragiye kure, utekereza nimba azagaruka, wowe azikuyagana? So urakoze. Twari turi kuganira tu ari n'abandi bantu benshi cyane turi gucuranga, so umuntu umwe adutera iyo story. Ndavuga se kubera ikibundi iyo story tutayandika, ubundi aba artiste story bari kuguha ni naho hantu ukura kenshi cyane ibintu ririmba. Ya abanzi benshi mugira inspiration zigiye zitandukanye. Ngira ngo iyo niyo ndirimbo nyine ifite cyangwa ufite n'izindi? Oya, hari n'indi ndirimbo imwe iri bujye hanze muri iki cyumweru yitwa Ibisubizo, ariko iyo iri hanze kuri YouTube iriho tu. Yeah. Umaze gusohora indirimbo nka zingahe? Kuri ubu ngubu indirimbo zimaze kuba 2, ariko hari n'izindi ziri muri studio duteganya gusohora mu minsi iri imbere. Album turi gutegura ziri indirimbo 7, ku buryo ki ewana abanyarwanda bitega ibintu biryoshye, ibintu biri fresh, bimeze neza. Ngira ngo urumwe mu bahanzi cyangwa se mu banyempano barangije amashuri yabo. Ese wabaje gufatanya ute amashuri ko wambwiye ko wayanse uri muri high school, wabaje gufatanya ute amashuri yawe yafatanya n'ibintu by'umuziki byo gucuranga? So murakoze. Ukuntu nabikoraga njye ahantu nigaga, naganirije umwarimateri waho anyemerera ko najya niga mfite gitari, ariko nkabikora mu mwanya wabyo. Mbese simbivange cyangwa ngo baze basange ndi mu bintu by'umuziki, nago ndi kwiga kandi mbikora neza, nkagira n'amanota meza, so babona ko nta kibazo. Yani ko kunyemerera ngo mbikore.
Urabona ko nta kibazo. yego. Ngira ngo watubwiye ngo ufite album, se urateganya kuba wayisora nka ryari kugira ngo wenda abakunzi cyangwa se abadukurikiye bicaye bavuga ngo iyi album y'umuhanzi izasohoka igihe kiniki? Okay, urakoze. Album yo ndi guteganya yuko mu kwezi kwa gatandatu nibura ibijyanye nayo, kuko ni album igomba kuzira indirimbo 7 harimo video 3, so n'izindi zifite video lyrics. Urumva ko rero ntago ari projet noya navuga ngo irahita irangira vuba, ariko ntago nanone ari kera. Byari byo byose ni igomba kuza. Wenda kugira ngo abandi bakomeze baryoherwe, ngira ngo ari nk'akandi karimbo babarimbira yabi yawe cyangwa yabandi, ngira ngo kugira ngo uririmbi yawe nuko banze ukigira kuza abandi bagute inspiration, ngira ngo abanze ukabanyuramo mu minota mikeya cyangwa sagaye gatoya nk'indirimbo noya kugira ngo bakomeze baryoherwe n'ikiganiro cyacu. Okay. Umunota umwe umara tutari kumwe yo birandemerera bikambuza gutuza, n'ubu buzima nitubona ibyo dushaka usa turihangana. Ubu bibaye ngombwa ko mbanga usezeyeho nubwo nta mbaraga, reka mbigerageze. Gira ikiniga wirinde kurira, uramuturize wanera amarira, kandi ndi umuntu w'umugabo koko uziko kugusezera bingora, gusa muri uyu mwanya bibaye ngombwa kukubabaza sinabishobora. Icyo ngusaba ni kimwe n'ukwihangana, nundize tiriti, nundize 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 kukurize narira tiriti tiriti. Nago mfite amagambo yasobanura ukomerewe, sindi kure yawe kuko ndaguhorana. Igihe cyaba gito cyangwa kinini nikidukangiye uwo, igihe nzaba nshoboye naguzashoberwa imbere yanjye. Gira ikiniga wirinde kurira, uramuturize wanera amarira, kandi ndi umuntu w'umugabo uziko kugusezera bingora, gusa muri uyu mwanya bibaye ngombwa kukubabaza sinabishobora. Icyo ngusaba ni kimwe n'ukwihanga, nundize 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 kukurize narira tiriti titi titi, kukurize narira tiriti titi. Oh yeah, ngaho nyegera nguhobere umwanya muto dusigaranye, egera hino ngusezere nubwo mfite ikiniga, undinda amarira. Uziko kugusezera bingora, gusa muri uyu mwanya bibaye ngombwa kukubabaza sinabishobora. Icyo ngusaba ni kimwe n'ukwihangana, nundize 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 kukurize narira windize tururu tururu windize tururu windize tururu tururu windize tururu windize tururu tururu windize tururu windize tururu tururu. Murakoze cyane kabisa. Ewana afite impano ikomeye cyane, ko iyi mpano ni benshi yanagiye itunga ndetse ni benshi yanagiye izamura batanye nka gutya. Ese muri wowe uba wumva ari nkwe muhanzi mu Rwanda wumva ko ukeneye nka karabaye kugira ngo ubashe kuzamuka ku rwego wifuza? Ko tumenyere ko abahanzi benshi batarazamuka cyangwa se bazwi nka underground bazamurwa n'amakarabaye y'abanzi bakomeye. Ese we ni nkandi uvuga ati mu dukoranye karabaye ushobora kuba yazamuka ikagera kure?
Okay, murakoze. Abahanzi bo ni benshi cyane cyane aba bafite icyo bagezeho, gusa nyine hari umuntu uba ureba ukabona wana afite fame ku buryo uvuga ati uyu muntu dukoranye collabo byaba ari byiza. So ni benshi yego, ariko hari uwo nkunda kureba ibintu bye nkabona ni fresh. Bruce Melody, Bruce Melody ni umuhanzi twese twemera, urumva gwaye collabo uvuga ko ari hit. Je hari ikibazo misengira urimbwiye Bruce Melody birangiye nandi gutekereza ugiye guhitumbwira nka biri ruzima ko niwe musanga mu mukoresha gitari mwese mugakoresha amajwi ajya gusa, kubera iki biri ruzima utamutekerezaho? Okay, biri ruzima ni inshuti yanjye ndanamukunda ko nkunda imyandikire nkunda n'iki, ariko nyine yuvuze collabo yaguha fame, ureba wa muntu umaze kugera ahantu agera, nubwo ataragera kure cyane yifuza, ariko harahageze mu Rwanda. So umuntu nkorera aguhaye akaboko ngakuzamure, urumva wazamuka ukagera kure. Na Biri nawe ni sawa, ariko nyine Bruce Melody nakarusha, nawe urabizi. Ngira ngo iyi mpano wamenye ko uyifite, umubyeyi wawe arabimenya, ese abimenya yabyakiriye gute? Ese abimenya mbega yari actinze gute? Okay, murakoze. Byaramutunguye kubera yuko yari asanzwe amenyereye mu yindi mpano, so ndamutungura none nabona ndanacuranga ndanaririmba, byaramutunguye cyane, gusa arambwira courage ni byiza kandi bishobora kuzageraho bikugeze. Ngira ngo nago yagize guca intege seho gato. Wenda hano yancaga intege nangira kwiga gitari, kuko naracuranga gakumva ni ibintu bidafite ahantu bizajya, nyine umuntu utazi ibintu ababona naho bizagera, ariko nyuma akagenda yumva umunsi kundi biragenda biza ko mbona ibi bintu ahubwo bigenda biryoha. So mu gutangira bwarambwa shabanze ibintu atari n'Imana yawe uzabyihorere, gusa uko imizi agenda abona ko ari byiza kandi nzabishobora yangu. Ese aka kanya uri kukubona ufite gitari uri muraririmba, ese iyo utari mu muziki, iyo utari mu bintu byo gucuranga, uri umuntu umeze gute? Umuntu wibereho gute? So okay, ndi umuntu nk'abandi nyine mu buzima busanzwe, gusa umwanya wanjye munini ngumara ndi gucuranga, ndi mu bacuranzi, ndi muri studio, urumva igihe cyanjye kinini cyane iyo ntari mu rugo ngo mbe kumwe n'abavandimwe bisanzwe. Ahandi henshi cyane mba ndi nka 80% bari mu muziki. Ngira ngo hari imbogamizi nyinshi ugenda ubona mu muziki, hari ibibazo byinshi cyane ugenda ubona mu muziki, ministeri ikwiye kuba yakemura, wenda tutirengagije ko nabo baba bafite amakosa. Ese ni nk'ibe bintu ubona bitagenda neza, bigenze neza umuziki nyarwanda watera imbere, ese ni gute byagenda neza? Okay, murakoze. Ikintu ngiye mbona kitagenda neza nyine ntago abantu baraha agaciro gakwiye impano nyarwanda cyangwa impano abanyarwanda bafite. So ubwo rero hari ukuntu nyine abantu bamwe bareba abantu bamwe gusa, kabana niba hasohotse hit y'umuntu runaka agahora ari wareba gusa, kandi hari n'abandi banyarwanda bafite impano nziza kandi bafite n'ibihangano byiza abanyarwanda bakumva bakabikunda. So iki rero imbogamizi bihari nuko usanga hari abantu bamwe bishyizemo, ngo numvisha indirimbo ya runaka ntago nakumva indirimbo. So ibyo bintu byakaye byiza bikosotse. Ikindi wenda navuga wenda ministeri ikwiye gufasha ni ugufasha nyine abanyempano cyangwa abartiste muri rusange bafite impano, bakabafasha kubashakira aho bazigaragariza, cyangwa se mbese n'ubundi bufasha bwari bwose babaye n'ubwo bw'ibitekerezo, bikagaragara ko nyine ministeri ziri hafi y'abahanzi cyangwa y'abartiste bose muri rusange. Ngira ngo hari urubyiruko rwinshi rumeze nkawe cyangwa se rutekereza nkaho, ariko rubona ko wowe hari nk'indi ntera wateye, ariko rwo rukumva ko byo bitashoboka. Ese ni nk'ihe nama warugira? Okay, murakoze. Ikintu cya mbere ubundi ibintu byose birashoboka. Ngiye namaze kubona ko bishaka ko nagerageje ibintu birenze kimwe, kandi nabikora nakanga ibintu ndabona nagira ngo ni ibyawe byose. Mbese ikintu nakuyemo nuko ikintu cyose ahubwo n'ubushake. Ubushake kuri uyu munsi niba ubona gucuranga ukabona ni mashi, ntago nabivutse mbizi, just nafasha akanya ngira ubushake ndabikora ndabimenya. So wabigerageza, icyakora ikintu njya nemera cyo nyine yari ukuntu ibintu yuri gutangira iyo nta bushake bahagije ufite ubivaho ukavuga ngo ntago ari impano yanjye cyangwa se ntago ari. Biragoye no kugira ngo rego namenye n'impano yawe Imana. Hagiye ukora ibintu ukawakora n'ibintu nka 20, ariko nawe utarasobanukirwa neza impano yawe. So ikintu cya mbere gikuru ni uko umuntu yagira ubushake, ubundi ibindi byose birashoboka kabisa. Ngira ngo uri umusore urakuze, ntago uri umwana muto, wemerewe gukunda ndetse wemerewe no gukundwa. Se wenda muri aka kanya
uramutse ugize wenda simbikwifurije haramutse habayeho nk'ibyago ukitaba nk'Imana ni abakobwa bangahe bashobora gusigara ari single muri aka kanya? Manu urancarengeje kuri iyi saha pe nta waba single kubera ko nta none ari mfite nk'umukunzi wanjye truly tu nta waba single wenda hari abababara sibyo ariko ku ruhande ariko bitavuze ngo mbasize ari single kubera njyewe kabisa. Njye naringize ngo wenda ashaka nko kuba umwe cyangwa akaba batanu abagitaritse muri bantu ba mbere bakundwa cyane buriya. Bana reka nkubwize ukuri abantu benshi niko babyumva ariko reka nkubwire ikintu kimwe kandi nawe urabizi abakobwa bakunda umwanya bakunda abantu babitaho ubundi muri rusange kandi njyewe ugasanga umwanya wanjye mwinshi nkuta kuri ino gitari cyangwa se nyita mu muziki urumva aho hantu ntago umukobwa tuzagendanamo neza kuko azajya avuga ati nta mwanya mbonera ntacyo mbonera usange ni ikibazo. That's why ngiye nkubwiye ngo ntawe nasigara single cyangwa se ngo ababare kwa ko ngiye wababara ni gitari yanjye kandi ntiyanabivuga ngo mubyumve. Ubwo ngo ushatse bwa ko gitari ari wa mbere gitari ku iki gihe niwe wa mbere nakubeshye kuko ahantu hose mba tuba turi kumwe kabisa. Ya wenda turimo turasoza ngira ngo hari umuntu ushaka kubona video akagukenera ese umuntu agushatse ni he yagushakira ese ibikorwa byawe ubyamamaza gute muri make niho umuntu yakubona yaba yagushaka? Okay, murakoze. Ahantu yambonaho kuri social media nyinshi ndiho kuri Facebook ni Easton the guitar, so no kuri Instagram naho nayo mazina. Kuri YouTube hariho channel dukoresha ya bande mbamo iba mu Kiyovu dukoreramo muzika nayo yitwa The Reason Band. Kuri YouTube baba hariho ibintu dukora naho yambonaho nta kibazo, so platform nyinshi ndazikoresha just Easton the guitar bundi ewan sawa cyane kabisa ibintu bikaba fresh kabisa. Ngira ngo turimo turasoza ngereka njye mpiyakire wenda indirimbo imwe wenda indirimbo gato cyangwa se ubanzi yawe yangize kwizana nyuma icyoroshye ni iki? Okay, ngewe kirambwira cyose nagerageza. Reka nta kibazo ubanzi yawe ushaka agace gatoya nanjye uraza kuma none iyanjye nyuma ndibuze kukwaka wenda igitero na refre nyine kimwe na refre kugira ngo twihutishe uburyo umwanya. Okay, burakoze none reka mbanzi yanjye kwera kari kubihise. Okay, nta kibazo. Nje ku maso yanjye na uzigera kuruta mu nyanja y'urukundo ngukunda umaze kunywa gatonyanga kamwe imvura ikunyagira bituma njyewe noha kuko mbayeho nk'igicucu cyawe nitugera hatose nzakubera iteme kugira ngo utarira amarira agatoka ku matama kuko turi babiri nituzigera tuba babiri kuko njye nawe tuzatandukanwa n'urupfu turi babiri nituzigera tuba babiri kuko njye nawe tuzatandukanwa n'urupfu. Just like that, oh yes ndibuhakane nyemerera nawe ubinkorere umubiri kundi. Just like utuma mvuga tubirubidu utuma mvuga tubirubidu uzajya nzagukurikira uramurikira nyemerera tujyane uzajya nzagukurikira uramurikira nyemerera tujyane bibe yari bibe bibe yarari bibe biragoye gukunda umuntu utakwitayeho
ubu meze nk'umuntu utazi inzira anyuramo. Iyo uramubona ukavuga cyane ngakwiteho, rimwe na rimwe ibyo bikanyurana, nyamara iyo tuvugana mbacaga tujye kure, ariko wowe mbona uba utanyitayeho. N'icyo utabona ko mbikwereka igihe turi kumwe, imivugire yanjye, imikorere yanjye ni wowe biganzamo. Twazamutse umusozi twenyine mu bihe by'amakuba, twari kumwe urya ubwiza ni ku mutima, cyangwa intunyegero uryame mu gitu, uburinde bucya iyo mama, uburinde bucya uwamo ikiko. Narinzi ko njye nawe tutazigera, sinarinzi ko nanjye byambaho nkaba njye na n'ubu ndagukunda, nubwo wanteye agahinda nkabasubiza ibihe inyuma, nibura wibuka uko twabagaho, wamoye iki yaman. Cyakoze uranwise kabisa, wisungwitiramo agafuka kabisa, urazivangavanga. None ngereka ngusaba indirimbo imwe yanjye, genda nagira ngo indirimbo iriya ndirimbo nshyashya Mr Kagame na Bruce Melody bita Niza. Igitero na Refre twirekerera twirangiriza ikiganiro cyacu, igitero na Refre twirangiriza ikiganiro cyacu. Oya nje ndayigusabye uko ushaka tu nari Niza nanjye numve, niza nanjye numve, ngirira imbabazi kuko nanjye singitereta, sinigeze batereta, ariko batereta bazaga bavuguta, oya ntibigeze batereta bazaga bavuguta. Yeah man, thank you kabisa, urakoze cyane. Ewan, ibintu ni show, murabona ko ibintu byaryoshye cyane kabisa, naho tugiye kujya dutegura ama live uko ndabona ibintu ari dace. Ewana ni fresh kabisa. Twacuranga bukira bugacya, ariko burya baravuga ngo akaryoha nigahora mwitama, kandi wana bije bizongera bikagaruka kabisa. Televiziyo ni kwa kunde, wani kuri YouTube ni The Most Talent TV Show, mwikora subscribe umunyamakuru nikirizo. Ewana no mutumirwa yadutwise bakamwita Easton the guitar. Easton the guitar, kuri gitari mwamubonye afite impano nyinshi cyane, n'izindi atatugere ku butana zo tuzazimubaza. Tugira ngo mushimire cyane musaza. Ewana urakoze cyane nawe kabisa kubw'uyu mwanya. Wakoze nawe kuduha umwanya wawe. Ewana kabisa sana. Kanatwereka impano yawe, ntabwo nari nzi ko ufite impano bigezanga. Wumvaga ari gake. Twaherukana gakera cyane uri mu bindi, numvaho gake, ntabwo naguhereza. Ewana kabisa, sante sana. Ariko ndagira ngo wenda turi gusoza, usoze wenda hari icyo ubwira abadukurikiye, cyangwa se ubwira abafana bashobora kuba ari abawe cyangwa abafana bawe, cyangwa bifuza kuba abafana bawe. So icyo nababwira pe, turahari kandi impano zo zirahari. Ewana nkanjye none ibintu ndi kubategurira, mbese ni byiza gusa ku mugani wambonye. Ewana ni byiza gusa, icyo mbasaba no gukomeza kutuba hafi, bagakurikira ibihangano byacu, bakanadushyigikira basharinga, kora n'ama subscribe kabisa. Sana jabwo murabyumva, mudushyigikire. Twongeye kubashimira tunabwira ngo ewana ni bigenda bizagaruka. Umunyamakuru nikirizo, televiziyo The Most Wanted. J1 gwagwan, bye bye.